Ni episode ya kabiri mu bijyanye no gusaba green card cyangwa se tombora ya DV Lottery kugira ngo tubashe kuba twakiturira mu gihugu cy'inzozi cya USA. Kuri uyu munsi noneho tugiye kwiga ku bijyanye n'uko twakora ifoto ndetse n'uko twayirisayizinga mu buryo bworoshye cyane, bworohera umuntu uwo ari we wese. Si ngombwa ngo ushake Photoshop ibiki n'ibiki, upfa kuba wamaze kuvanaho background ku ifoto yawe. Icyo nagusaba ni ugukora subscribe kuri M2 TV. Njye mugiye kubana ndi Moses. Reka dutangire noneho byanya byo biro official nkuko mureba screen imbere yawe. Mbibutsa ko uko ureba iyi screen y'imashini tuba tuyikoresha dusacinga, wemerewe gukoresha browser ya Chrome cyangwa se n'izindi za Mozilla n'ibiki byose kuri telefone yawe, ukaba wakurikiza uko mbikora hano bigakunda kandi utagombye gushaka imashini. Reka dutangire noneho. Urajya muri browser yawe, njye nakoresheje Chrome, ukoresheje imashini cyangwa se ukoresheje telefone, hose Chrome yisangamo. Usacinge iri jambo Canva design cyangwa se wandikemo canva.com, hanyuma hahita haza amalinki ameze gutya. Urakirika ku ya mbere yanditseho Visual Suite for Everyone. Iyi ngiyi nayo ikora logo iyi ngiyi yo hasi, ariko urakirika kuri aka kambere. Numara gukirika kuri aka kambere, baraza kuzana tableau irimo utuntu twinshi: kweditinga video, kweditinga amadokima cyangwa se n'ibindi bitandukanye n'amarogo nk'uko twari tubivuze. Ibyo byose urabyirengagiza wowe ujye kuri custom size. Turavuga ku bantu bamaze gukuraho ama background ariko bananiwe gutunganya size, urikirikira kuri aka ngaka dore ka kuri custom size. Iyi custom size ni iri budufashe kugira ngo turi sizinge ifoto yacu ibe yujuje za criteria zo kugira ngo yinjire muri Lottery. Nidukirikaho baraduha width na height cyangwa se ubugari n'ubunini. Hambere turashyiramo 600 nk'uko bisanzwe, aha kabiri naho dushyiramo 600 kubera ko niyo nibyo bipimo bigenwe bya green card. Hambere urabona ko twashyizemo 600, aha kabiri naho dore ni 600. Duhite dukora kuri create new design. Uraba ugiye gucreatinga design nyine ifite ibipimo byo mu mpande bya 600 no mu buhagarire 600, ari nk'uko nyine DV cyangwa se green card ibigena. Urakora kuri create, hahita haza screen imeze gutya ikuzanira aka frame kameze gatya kubatse muri ubu buryo. Hanyuma icyo ukora ni ukuza guterura ifoto ukayizana ukayiringanizaho neza. Mu gihe uri wayiringanijeho neza iringaniye, ubwo tuba twamaze kurenga ya stage yo gukora background. Nizere yuko wamaze kuyigira white cyangwa se wafotoreye ku gitambaro kiri clear ndetse kiri white background cyangwa se kiri mu ibara ry'umweru. Hanyuma batuzaniye aka gataburo. Mu gihe wamaze kuyitunganya neza, wamaze gutunganya ifoto yawe wayikuyeho background, ugiye kuminimizinga iyi window cyangwa se niba ufite telefoni urahita winjizamo ifoto yawe. Urakora insert winjizemo ifoto yawe. Twebwe icyo tugiye gukora hano kuko turimo gukoresha, urabona ko tayari ifoto twamaze kuyiterekamo. Twebwe icyo tugiye gukora no gukorora izi nshonda zayo igashyika aho igitare kigarukiye, n'iyi ngiyi tugashyika aho igitare kigarukiye. Urareba ko hari haruguru itashyitseyo, ubibi ari ikosa. Birasaba kuyikurura igafunga neza iri white background. Urabona kanyigaruza inyuma, hanyuma hano neza ikaba ifunzemo. Urareba ko isi yandika 600 mu ruhande no mu rundi ruhande ikandika 600. Nta kindi ndi bukore kuri share hariya ni sharing. Instead of sharing, mu mwanya wo kwisharinga ndajya hasi kuri download. Ninjya kuyi downloadinga banyereka format z'amafoto zitandukanye, ariko tuzi neza ko kuri green card bemera ifoto iri muri format ya JPG. Nta kindi dukora hari, tugikora kuri share duhita tumanuka tukajya hano kuri download, hanyuma tugakoraho gutya. Nta kindi twongera uretse guhitamo type, tugahitamo JPG type y'ifoto cyangwa se ubwoko bw'ifoto turi busavingemo. Tugahita dukora hano hasi kuri download hano. Nk'uko ubibona ifoto yacu iri downloadinga, ngira loadinze irarangiye. Ubu dufite ifoto iri tayari kujya muri green card lottery cyangwa se kujya muri
application ya tombora yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma ikindi kigiye gukurikiraho tugiye gucekinga ese ifoto yacu ko twayisevinze wakizera gute ko yujuje ubuziranenge. Niho turi buhere noneho tujya kuri Android yacu kugira ngo mbereke ko ibintu byose biba byoroshye kandi bishoboka. Ibi ngibi byo gucekinga ko ifoto yujuje, ibi byo kureba ko ifoto yawe yujuje ubuziranenge ndetse yujuje ibisabwa, tugiye kubikoresha telefoni kuko abenshi ndabizi mufite amafoto iyo mwakoresheje n'ubushije nubwo bitemewe. Icyitonderwa nuko ibi bintu bitemewe gukoresha ifoto inshuro ebyiri, ntago biba byemewe. Niba warayikoresheje ubushije ugasigara, si byiza ko wakongera ukayikoresha. Ubu niho tugiye guhera noneho dukoresha telefoni kuko abenshi muzibitse mu matelefoni yanyu ariko ntimuzi ko bishobora kuba byakunda ko muzikoresha. Attention kuri aka kantu, nta muntu wemerewe gukoresha ifoto yakoresheje ubushije. Katugendane noneho kuri telefoni turebe ko ibi bintu byaba bishoboka koko, kadutangirane dusuzuma amafoto uko yakorwa na telefoni cyangwa se ya checking gukorwa uko twamaze gukora ifoto, ndetse twabonye ko hari n'uburyo twakoresha dukoresha na imashini cyangwa se tugakoresha na browser ya telefoni isanzwe ya Chrome. Hanyuma tugiye kureba ko ifoto twakoze yujuje ubuziranenge. Mugume hano noneho turebe kandi mukora subscribe tugendana, sibyo se? Niba ufite ifoto nziza ariko idakuyeho background, nyandikira muri comment mufasha ko wayikuraho mu buryo bworoshye. Tugiye kuri Play Store ubu ngubu na telefoni yacu, tugiye gukora kuri search hano hasi hano kuri search tugiye kwandikamo 7ID, hanyuma dukore search. Iyi niyo app igiye kudufasha, turabanza tuyinstalinge hanyuma ize kudufasha gucekinga ifoto yacu niba yujuje ubuziranenge kugira ngo tuyikoreshe muri DV Lottery cyangwa se muri Green Card. Ngiyi ni 7ID Passport Photos. Njyewe kubera namaze kuyinstalinga, dore hano kuri install hayimukiyeho open, ariko we niba utarayinstalinga ubu urahita ukora kuri install. Numara kuyinstalingamo neza, dore amafoto yayo uko igaragara nuko nguko. Aya naho ya mafoto baba baraploadinze hano munsi kuri Play Store, urahita ukora kuri open uko gufunguka. Ifitemo utuntu twinshi za QR code cyangwa se za visa n'ibiki, ariko twebwe icyo turi bukoresha ni photo checker, ariko aka karimo tick hagati. Turakirika kuri iyi photo checker. Nitumara gukirika kuri iyi photo checker harava ngo select document type, turahitamo nga muri choose photo type, dukirikeho. Nitumara gukirikaho turahitamo akambere ka US Diversity DV Lottery, niko dukeneye twebwe ifoto ya DV Lottery cyangwa se ya Green Card, niho turi bukirike. Bahita batubwira ngo select from gallery, hitamo ifoto mu mafoto yawe mu bubiko bwawe. Urareba ko baduhaye guhitamo mu mafoto. Njye ako kanya mpitamo iyi foto yanjye, indi yo twakoze. Urareba ko ifite udutiki twose. Image ya mbere urareba ko ivuga ngo ifoto yanjye ngiri muri correct size, nyine urabibona correct JPG format. JPG nkuko bayidusaba niyo nakoze. Hanyuma ama KBs cyangwa se ama kilobytes igomba kuba ifite niyo ifite. Twose turi tick, turi green, bivuze ngo iyi foto iremerewe kuba yakoreshwa muri tombora ya Green Card. Noneho mureke dushyiremo n'ifoto noneho itatunganyijwe ariko ngenzi ya yindi. Noneho murebe, dore ngiyi twamaze kuyishyiramo, ariko isizanira ijambo ry'umutuku, hanyuma inerekana ko iri era ndetse itujuje ubuziranenge, ko yakinjizwa muri application cyangwa se ubusabe bwa Green Card. Nuko rero niba hari akantu gashya ubonyemo cyangwa se kazima kagufashije, wakora subscribe kugira ngo tugumane hano. M2 TV Rwanda. M2 TV RW, for you to be informed, entertained, all with love.